Reka rero ntangire ku gitabo cya Sunan Ibn Majah muri hadithi ifite nimero 2482. Nibutse ko Ibn Majah ni kimwe cyangwa se ni kimwe mu bitabo bitandatu bikomeye by'abasuni, ndetse abasuni bo babyita ngo ni sihahu sita cyangwa se ashah kutubi ba'da al-Qur'an al-azim, ibitabo bitandatu bivuga ukuri nyuma ya Qur'ani y'igitangaza. Rero muri ibi bitabo bitandatu harimo na Sunan Ibn Majah. Ibyo bitabo bitandatu nabibutsa ko ari Bukhari, ni Muslim, ni Tirmidhi, ni Ibn Majah, ni Nasa'i ndetse na Abi Dawud. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الأنشاء والأحياء، والآخر بعد الفناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. الصلاة والسلام على حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله دائما على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gushimira Uwiteka Nyagasani tabaraka wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nagira ngo ku isomo ry'uyu munsi nagira ngo nse n'ugaruka nyuma ho gatoya, kuko nubwo twagaragaje yuko abashia n'abasuni baho bemeranya kuri Imam Mahdi, ariko ntitwavuze ku buryo bwihariye wenda ahadithi z'ingenzi zivuga kuri Imam Mahdi kuri buri mpande. Niyo mpamvu nifuje ko muri rino darsa nagaruka kuri ahadithi ziri mu bitabo bitandukanye, byaba iby'abasuni ndetse n'iby'abashia, kongera gushimangira, niba ariko nabivuga neza, kongera gushimangira ko Mahdi w'abayisilamu mas'ala imureba ari mas'ala y'ukuri kandi ya ngombwa. Reka rero ntangire ku gitabo cya Sunan Ibn Majah muri hadithi ifite nimero 2482. Nibutse ko Ibn Majah ni kimwe cyangwa se ni kimwe mu bitabo bitandatu bikomeye by'abasuni, ndetse abasuni bo babyita ngo ni sihahu sita cyangwa se ashah kutubi ba'da al-Qur'an al-azim, ibitabo bitandatu bivuga ukuri nyuma ya Qur'ani y'igitangaza. Rero muri ibi bitabo bitandatu harimo na Sunan Ibn Majah. Ibyo bitabo bitandatu nabibutsa ko ari Bukhari, ni Muslim, ni Tirmidhi, ni Ibn Majah, ni Nasa'i ndetse na Abi Dawud. Ibn Majah aravuga muri ino hadithi, nako muri hadithi igaragara muri Sunan Ibn Majah, aravuga ati: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل البيت سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سوب فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يدفعونها إلى رجل من أهل البيت فيملأها قسطا كما ملأت جورا، فما أدرك ذلك منكم فليأته ولو حب على الثلج. Iyi ni hadithi iri mu gitabo cya Sunan Ibn Majah,
aravuga ati intumwa y'Imana yaravuze iti mu by'ukuri njyewe na ahlul baiti banjye Imana yadutoranyirije imperuka cyangwa se ubuzima bwa nyuma ugereranije n'ubuzima bw'isi. Imana yaduhitiyemo ubuzima bwa nyuma kuruta ubuzima bw'isi. Mu by'ukuri abantu banjye ahlul baiti banjye bazahura n'amakuba, bahure n'akaga, bahure n'ubuzima bw'inzitane kugeza ubwo hazaza umugabo uturutse mu burasirazuba. Hanyuma mu by'ukuri bano bantu bazasaba ibyiza ariko ntibazabihabwa, bazarwanywa ariko Imana izabatabara, bazahabwa ibyo bashaka ariko ntibazabyakira, kugeza ubwo hazaza umugabo mu muryango wanjye uzasakaza akanashimangira ubutabera ku isi nk'uko buzaba bwuzuyeho bunasakaweho ubwibone ndetse n'amahugu. Ati uzabibona uzaramuka ayibonye mu gihe cye, uwo muntu muzamugane. faman adraka dhalika minkum, uzabibona mu gihe cye, falyati walau habbun ala thalj, nyabuneka azamugane kabone niyo byamusaba kugenda akambakambisha amaguru n'amaboko hejuru y'urubura. Uyu muntu rero uvugwa muri ino hadith ni Imam Mahdi alayhi salam, nk'uko n'ubundi muri iki gitabo muri hadith 483 muri Sunan Ibn Majah abivuga. Aravuga ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakunu fi ummati al-mahdi in qusira fasab'un wa ila fatis'un تنعم فيه أمة نعمة لم تنعم مثلها قط، تأتي أكلها ولا تدخل منه شيئا، والمال يومئذ قدث، فيقوم الرجل يقول يا مهدي آتني فيقول خذ. arakomeza avuga ati intumwa y'Imana rero yaravuze iti mu by'ukuri mu muryango wanjye hazaza al-Mahdi in qusira fasab'un, igihe hazabaho n'ikiba gito kizaba imyaka 7 ariko ntizarenga imyaka 9. Mu gihe cye hazabaho imigisha ihambaye itaragize abandi bantu bayibona. Mu by'ukuri uyu Imam Mahdi azaba ari wa muntu uzasakaza imigisha ku rwego rw'uko umuntu wese uzamugana azamusaba ati yewe Mahdi wampaye iki, nawe amubwira ati byakire nta kibazo. Indi hadith iragira muri iki gitabo nyine nimero ya 2485, intumwa y'Imana iravuga iti al-Mahdi min ahli al-bayt, hanyuma ati uyu Mahdi ni wo mu muryango wanjye. Indi hadith igakomeza ivuga iti, ubwo ni hadith 2486, al-Mahdi min waladi Fatima, ati uyu Mahdi ni umwana mu bana ba Fatima Zahra alayha salam. Ngeze muri hadithi iri mu gitabo cya Sunanu Abi Dawud, hadithi y'ibihumbi 4262 igira iti lam yabqa dunya ila yawmun لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل البيت يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا
وعدل كما ملأت الظلم والجور. iyi ni hadithi intumwa y'Imana yavuze igaragara muri Sunan Abi Dawud ivuga ngo niyo haba hasigaye umunsi umwe wonyine ngo isi irangire, ariko uwo munsi ukaba nta Imam Mahdi ataraza, Imana yawugira muremure kugira ngo haze Imana subhanahu wa ta'ala izane wa mugabo wo mu muryango w'intumwa ufite izina rya Muhammadi, izina rya se rikaba izina rya se wa Muhammadi, hanyuma agakwiza ubutabera ndetse n'ukuri, nk'uko isi izaba yuzuye ubwibone ndetse n'amahugu. Indi hadithi igaragara nanone muri icyo gitabo nyine Sunanu Abi Dawud iragira iti mahadiyu minni yamla'u al-arda qistan wa adli kama mul'atu dhulma wa jawra wa yamliku 7 sinin. Ati Mahdi akomoka muri nge, mu by'ukuri azaza yuzuza isi ubutabera ndetse n'ukuri, hanyuma nk'uko isi izaba yuzuye ubwibone ndetse n'amahugu. Uyu Imam Mahdi azabaho cyangwa se azategeka imyaka 7. Iyo ni indi hadithi. Indi hadithi iri mu gitabo cya Tirmidhi. Turacyari muri bya bitabo 6 bivuga ukuri nyuma ya Qur'ani, nk'uko abavandimwe bacu b'Abasuni babivuga. Aravuga ati, intumwa y'Imana yaravuze iti la tadhhabu dunya hatta yalkul araba rajulu min ahli bayti yuwafiqu ismuhu ismi. Ati isi ntizarangira ngo igende hataje umugabo uturutse mu muryango wanjye, izina rye rizaba ari ryo zina ryanjye. Mu kindi gitabo cyitwa Kunuzul Haqa'iq cya Imam al-Munawi harimo hadithi ivuga iti intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaravuze iti ibshir ya Fatima al-Mahdi mink. Yewe Fatima, angaha akira inkuru nziza yuko al-Mahdi azakomoka muri wowe. Hari indi hadithi kandi iri mu gitabo cya Mustadrak. Ubundi Mustadrak Sahihaini ni igitabo cyanditswe na Imam Hakim. Uyu ni umwe mu bamenyi bakomeye ba hadithi muri Ahlus Sunna wal Jamaa. Uyu kandi yakusanyije hadithi zujuje ibisabwa cyangwa se shurut ngo ziba zaranditswe mu bitabo, urugero nka Bukhari cyangwa Muslim bari barashyizeho shurut, ariko kuri izo shurut bashyizeho ibyo hadithi nzima kuri bo yagombaga kuba yujuje. Ariko hari hadithi zagaragaye nyuma zakusanyijwe na Imam Hakim agaragaza ko izo hadithi zari zuzuje ibyo bashyizeho nka shurut, ariko bakaba batarazishyize mu bitabo byabo. Uyu rero aravuga ati an Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yanzilu bi ummati fi akhir az-zaman bala'un shadid min sultanihim lam yasma' bala'a ashad minhu hatta yadhiqu anhum al-ardu rahba wa hatta yamla'u al-ardu jawran wa dhulma la yajidu al-mu'minu mal'an yaltaja ilayhi min dhulli فيبعث الله رجلا من عترتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت الظلم وجورا.
يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. لا تدخر الأرض من بدرها شيئا إلى أخرجته ولا سماء من قطرها شيئا إلى صبه الله عليه مدرارا يعيش فيهم 7 سنين أو 8 أو 9 تتمنى الأحياء والأموات مما صنع الله عز وجل في أهل الأرض من خيره. Uwo hakimu wemezaga ko ino hadithi ari ukuri. Iyi hadithi rero iravuga muri make iti biturutse nyine kwa Abu Sa'id al-Khudri, yaravuze ati mu by'ukuri mu bihe bya nyuma isi izabaho bala, izaba ifite amakuba n'akaga biteye ubwoba kazaba gaturutse ku bayobozi babo, ku bayobozi b'abantu. Ati ntago abantu bazigera bahura n'amakuba n'akaga kazaba kangana nako bazaba bafite icyo gihe. Ati ibyo bizabaho kugeza ubwo isi izakwira amakuba, igakwira ubwibone ndetse na zulma. Ati umwemeramana ntazaba afite ahantu yahungira, azagerageza gushaka aho yahungira ariko ntabwo azahabona, kugeza ubwo Imana subhanahu wa ta'ala izazana umuntu wo mu muryango w'intumwa, hanyuma uwo muntu aze asendeze ukuri, asendeze ubutabera, hanyuma uko kuri n'ubutabera bigere aho bwa bwibone na dhulma byari byarageze. Abantu rero yaba abatuye mu kirere, yaba ibituye mu kirere ndetse no ku isi bizamwishimira, kugeza ubwo yewe n'isi ikizaba yarahishe mu nda yacyo cyagirira abatuye isi akamaro, isi izagisohora muri yo. Hanyuma yewe n'ikirere cyo kizaba cyarahishe cyagirira abatuye isi akamaro, ikirere nacyo kizakirekura, niyo cyaba ari igitonyanga cy'amazi cyari gisigaye, isi izakirekura kugira ngo abatuye isi babone nema. Ati rero Imam Mahdi azabaho imyaka 7, 8 se cyangwa 9. Ati abantu abapfuye yewe n'abazima bazifuza kubaho mu gihe cye, kubera ko bazaba buri wese yishimira kuba muri izo ndema Imana subhanahu wa ta'ala izaba yanyujije muri al-Mahdi alayhi salam. Uyu Imam al-Hakim yemeje ko ino hadithi ari sahih, ari ukuri kuzira amakemwa. Izi rero ni hadithi ntari kugenda nyine nkavuze mu kugaragaza uburyo ibitabo by'abavandimwe bacu b'Abasuni bivuga kuri Imam Zaman. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.